itariki 28 Ukuboza mwaka wa 2025 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimiye igisirikare cy'u Rwanda muri rusange nyuma y'ubwitange bwabo bwagaragaye muri iyi myaka irenga 30 igisirikare cy'u Rwanda kimaze gikora. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabashimiye agira ati ku bwitange bwanyu mwagaragaje muri iyi myaka turabashimbaye mbashimiye kubera ko muri ntahemuka kandi mukora akazi kanyu mugashyizaho imbaraga. Igisirikare cy'u Rwanda ni igisirikare gikora imirimo itandukanye yaba ku rwego mpuzamahanga mu kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda imbere, kubera yuko umutekano niwo nshingano zabo bagomba kuwucunga hasi hejuru, bagora buri kimwe cyose kugira ngo abaturarwanda bagomeze batekanye, ibyo bakora byose babikora bishimye kandi babikora bafite umutekano usesuye. Igisirikare cy'u Rwanda kizwiho ikinyabupfura yewe no ku ruhando mpuzamahanga kubera yuko gikora inshingano zacyo mu bice no mu myifatire, bakora akazi kabo neza kubera yuko inkotanyi cyangwa se ingabo za RDF ni ingabo zikora akazi kabo zigashyizeho umutima, zikora buri kimwe cyose kugira ngo amahoro ahinde, kabike nubwo hari abahasiga ubuzima, gusa igihugu neza cyangwa se igihugu kigatemba amata n'ubuki. Ingabo z'u Rwanda RDF ni igisirikare cy'u Rwanda cyubatse mu buryo bwose bushoboka, ya mu buryo bw'imikorere, imyitozo, ibikoresho n'ibindi bitandukanye kugira ngo gihabishe umwanzi, kirwanye haduyi cyangwa se kirwanye abagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. RDF cyangwa se Rwanda Defense Force ni igisirikare cyatangiye gukora hagana mwaka w'1990 aho hari hatangijwe urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, nibwo igisirikare cy'u Rwanda cyagitangiye inshingano zacyo. Igika cya mbere cyabo baragisoje, batangiye barwanira uburenganzira bwabo bwo kuza mu gihugu, bakigeramo hanyuma amacakubiri n'ivangura ryari cyangwa se ryaruzuye mu gihugu cyose. Hanyuma ubutegetsi bwari buriho bw'igitugu baruvanaho, nyuma birangiye bahagarika intambara yahuzaga amoko, aho abatutsi baziraga ubwoko bwabo bicwa n'abahutu bagenzi babo basangiye akabisi n'agahiye. Uyu munsi wa none u Rwanda ni igihugu cyunze ubumwe kubera yuko gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge ni gahunda yageze hose, bimika gacaca, abahanwa barahanwa kandi basubiza mu buzima busanzwe. Ariko uyu munsi wa none u Rwanda ni igihugu cyishimye kandi gifite amahoro, ntabwo ari mu Rwanda bizwi gusa kuko bizwi no ku ruhando mpuzamahanga. RDF rero yashimirwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, anabakangurira gukora cyane bareke kwirara kugira ngo bagoreme bari maso, hagize igitero u Rwanda cyangwa se cyihungabanya umutekano babe bari maso. Yenda bashimiye cyane, nitwa Eliza Taifa.